se ntago mpora nkwiyama ntukanyure mu gihe ubona nafashe umushahara wanjye nuko ye umugabo mu rugo yafashe amafaranga abagomba kuyakoresha icyo ashaka agapangira urugo ukajya nyine mu betting mu bagore mu nzoga ngo ndebera nyine baratwirukanye kandi byose ni wowe harangiza ngo umugabo mu rugo amafaranga bagore kujya kuyakoresha ntago wari wavuze ko hano harimo inzu hani isoni rego amafaranga yose baguhe ukujya kuya betting yose akabashize none tukabibuza nayo kwishyura inzu ubu se ngo amafaranga y'ukwezi kudusigaranye muri uyu mujyi Kigali ntibabona twabona inzu twishyura ukwezi ko kandi ubu ngubu ngiye ugasandiye nka miliyoni 5 wazo nyita umugabo ubu ngubu ko bandi uri muranyitira ngiye gusura kumva ari abagore muri nta bamunoza pe hani isoni ntavuze yatokombeye amafaranga ariko ntari ugenge mugira drama zanyu mana yanjye shaba baburetse ariko baburetse aha sabo babo cyangwa bakabyihorera ese drama zawe zizanye no mu rugo rw'abandi watuje uburi gendanye mpani kureye matera ku mutwe zenguruka hejuru yawe ubundi uje kuvuga uzenguruka muri muri wa Kigali zibuka ariko uranze ibishamu biki nta nisoni reka mwiriwe rata uraho neza muraho ariko tuje kureba mani nzi kodeshwa batubwiye irimo nimwe banyiraho rata n'ubundi tubwire tugire uzi kwibaraguzwa nyibwira rata nimwebwe mu tangamo inzu cyangwa harimo boss inzira narabikoreka tuvuze boss mutubarize ukunda abagore kwawe ubu nabo mutayari unabambaje kumukunda unyumvira ndakunoba ariko zikunoba ye umva twatoye yego nta n'isoni nguranoba unoba watoye yego ndaje uzabibona reka tubone inzu amafaranga yose uyajyana mu betting mu nzoga mu bagore wabaye kazi karitsiye yose abantu bose birirwa bamwe ngo nashatse nabi kamwibariza sibyo kanemere ko nyajyana muri betida uriya mugabo karangwaza gukora icyo wanjye buri mugoroba bose ramwe ngo muze umusange mu rugo abereke hango urabitsobanura n'ubundi ntabwo birangira injizwa tujya Mwiriwe neza. Komera nyakubahwa. Mwiriwe. Bite byanyu? Namahoro. Ko muri kuzamuka mushwana byagenze bite? Namahoro. Ntabyo nta kibazo. Nibyo nari ndimo ndamubwira. Hano hepfo hano kwa Kamana. Cya giti cyawe cy'amapera ngo inyoni zakimaze zikiriye. Nibyo twavugagaho naho rwose nta mutima wawe naho. Cy'amapera bigahurira he no mu rugo rwanjye? Nihangane. No kutwihangane. Tuganira. Sibyo nakubwira gishiri ni ibyo ngibyo. Naho ubundi twatuje kureba inzu. Babwiye irimo hano ikodeshwa. Ntabwo numvise. Tuje kureba inzu batubwiye irimo hano ikodeshwa. Niba ihari ngo mutwegereje. Hiwo wa mukomisiyoneri Gatore ne wazubiye wahagiye mu gitondo. Inzira hari. Marita. Karame. Genda ujye kubereka inzu. Cyashaka kujyana wa. Kurebe nyine. Nikoye. None se amazina yanyu babita bande? Njewe. Yego. Nitwa Jacqueline. Okay. Mwese muri bande. Nje ntabwo biri ngombwa. Tuzajya tugenda dukomeza tumenyana gake gake. Bisa tuzishimira kubana namwe hano mu gipangu. Naho ubundi dufite ikibazo cy'amafaranga nyine urabona ukwezi kumwe kugira ngo rero mudufashe rwose rero ukuntu twaba tukwishyuye twagize ibibazo umugabo wanjye bari baramufunze ubu rwose nibwo kiva mu buroko rero nyine kubera ko yamazemo igihe
nanjye akazi karahagaze rero nyine batwirukanye aho twabaga rero kandi ngo dufite ukwezi kumwe twagira ngo badufashe hoya rwose ntabwo uciye mu ijambo njyewe iwanjye nta mazu y'ukwezi nawe umenyera ibintu bya Kigali koko ubu none se kinjyanye koko twari tuyikunze mwadufashije kuko babyeyi mudufashe rwose ndabinginze rwose tubone basa aho twarambika umusaya kabiri buriya rero harya ngo wari wambwiye ngo ni witwa nde? nitwa Jacqueline abanyakubahwa rwose buriya rero Jacqueline buriya amazu yanjye kamemu ninjye muntu ufite amazu meza muri iyi quartier rwose ni meza biragaragara pe ni meza pe patro ni meza none se shego ni nziza ifite n'ibyumba by'igari rwose meza neza yatufiye nabimubwiye rwose ninjye muntu ufite amazu meza muri kano ntabwo zihenda tasanze ndimo ndamubwira nyine ariko ari umwobo nari mbonye agana hirya arya mu cyumba cyo hepfo uriya mwobo sinzi niba mwahita mupavoma cyangwa se mukawugira buriya urabizi ukuntu abapangayi mwica amazu twebwe ntabwo uriya mwobo narawubonyemo ariko ndabikemura vuba cyane mwebwe icyo musabwa ni ukwishyura ndahita mbikurikirana vuba cyane ibindi byose nabishimye ese madamu amubwiye ko ufite ukwezi kumwe se namusobanuriye ariko hari ikintu tutari kumvikanaho rwose ikize kandi amafaranga y'ukwezi kumwe urumva ntabwo nahita mbona ukuntu mbikora ni ukuvuga ngo uretse nibyo nanjye na madamu tukigera aha twaje tubiganiraho buriya nabyo tukiganira afunguye umutwari wanjye rega banye rwose afunguye vuba ariko vuba sinakwigendera wowe ugenda usubira mu kazi kawe vuba ndakwizeza ko natangira kukwishyura neza ku murongo uko bikwiye kubera ko yanasubiye ku kazi cyane ko n'umugore wanjye ni munyakazi buriya rero ntabwo ndi umuntu mubi reka mbemerere ukwezi kumwe ariko kuri kondisiyo murakoze cyane murakoze murakarama hari abagabo ntapfa abandi reka mbemerere ukwezi kumwe ariko kuri kondisiyo ndaba nkibahaye ariko mu minsi 15 murampaye ukundi kwezi madamu tuzaba twayabonye nta kibazo ni ukuri kandi urakoze wumve ko tugushimiye kandi nta kibazo minsi 15 yego Darling. Oh, baby. How are you? Oh, I'm good. How are you? Se kimvura ibiri kugwa unaryame uwo biteje wawe. Uriwe neza. Umeze neza. Ndananiwe. Kazi kari kambaye kenshi. Kandi usanze ari Rwanda makuru. Bitese. Niriwe neza uretse ikibazo cyo cy'umubiri n'ikindi. I see. nanjye ndaho usanze aribwo nkiva mu kazi nta minota myinshi yariciyeho nuko nariciye hano hari ukuntu ubundi mu ndareba kuri TikTok ziriya mbuga za wirirwanye nande no bande bari muri amalone sinzi aho wa mukobwa gusa mukanya na sha be ufite ikibazo kandi gikomeye maze kuvugana na papa ndengara ko yarabivuze ahandi mbananye na bisi cyo mu niba hari amafaranga ufite kuri konti yawe mubare ukamfasha kwama amafaranga niza arwaye kanseri ahora yiteza inshinge ku munsi kandi amafaranga yarashira ufite amafaranga kuri konti yawe ibi bintu narabikubwiye si rimwe si kabiri yewe si na gatatu ase none se si sobukwe soki ya wenda
nese mvuze nabi urumva urabizi n'abandi banafite bo kubwira pe nitwebwe amafaranga yose narayakoresheje narayamaze ntabwo wamfasha please mbabarira wajya ubanzukana n'imbabazi ugira ngo nkubwire iki ndabizi pe ejo bundi barumuna bawe bose bari barwaye ndabavuza cyo ni icyambere ninjye ubishyurira amashuri mituweli ziwanyu ibintu byose ninjye ubikora that's why ubona buri gihe niyo nica ibibazo biba byandenze ibintu byose ni wowe ubikora kubera umuryango wawe ibintu byose ni wowe ubikora niko uvuze ndabizi nawe harimo ubushobozi bwawe harimo amafaranga yawe turafatika ariko se ngaho rero nitumara gufata ibintu byacu byose tukabishyira mu muryango wawe nese niba amafaranga yanjye yashize nkaba nkwifashishije nk'umugabo wanjye njye kuyaka nde kubizi ko nanjye nkorera mba nayazanye mu rugo you know what babe that's why you have to stop this nonsense I'm tired of this you know I'm tired of this se wagiye unyumva koko kari we mugabo mfite nzajya gushaka undi mugabo mbyaka hano waje tukabivugana mama yanjye nta kindi kintu ufite cyo kubikora sorry ndagira mu cyumba ukangurikira mwese uragira ngo nkore iki ngaho wowe ugenda ugere nongere ukamubwira none se ubu urashaka ko papa apfa basi wowe ntabwo ibintu by'iwanyu ngufasha ko ntaraza kukuburanya se ko ngufasha mu by'iwanyu tuzajya duhora dusakuza dupfa amafaranga muri you stop why are you shouting come on ndakora nawe urakora dusharinga amafaranga urakora nanjye nkakora amafaranga yanjye kuki yakoresha yawe ntushaka ko kubaka umuryango wanjye ntabwo nakuzanye kugira ngo nkomeze none imitungo yanjye hejuru y'umuryango wawe sibyo uravuze ngo nta muryango njyewe ngira nkeneye kubaka umuryango wanjye nawe hari ikibazo cy'iwacu nari nakuzana aho ngo nkubwire ngo papa ibi mu myaka tumaranye I'm tired kandi mafaranga asigaranye I'm sorry yes it's okay ngo nanjye ni uko nzajya mukenera sorry nubwo nzanarusohokamo njye n'ingendera siki yeah yemwe bahano mwaramutse abahano mwaramutse neza mwaramutse niko madame Karame umugabo wawe ari hehe yagiye ku kazi yagiye ku kazi none se yibagiwe ko uyu munsi twari dufite kwandikirana amasezerano y'ubukode
ubwo naza kubabwira batashye wabona babyibagiye. Okay. Ubu we nta kintu ufite ukora? Naracuruzaga ariko nyine kubera ibibazo twagize bisa nkaho nahombye ariko ndi kongera kubitegura nyine ngo nongere nsubireyo mbonye udufaranga. Nibyo. Ako buriya hatagiye hazamo n'iby'amasezerano buriya y'ubukode rwose mbona wowe muvuze buriya uri mwiza rwose. Umugabo wawe ajya bikubwira? Buriya rwose uri mwiza, sinzi niba umugabo wawe ajya bikubwira. Aha, ubwo nibyo nyine ndi mwiza. Uri kuvuga gutyo kana gakise? Sorry. Ihangane. Narinje kureba umugabo wawe buriya naza kugaruka wenda uri buze kuza kumbwira. Ndamubabwira nta kibazo. Uze kumumbwira ariko nandi kumushaka. Urakoze? Urakoze. Bye. Ariko madam. Buriya kubera ko akeshi niwe ukunda kuba uri hano ngira ngo akeshi nawe nzajya mbaza. Wanyemerera ukampa nimero yawe? Hari ibintu ushaka kuzajya nkubaza biri mu nzu. Nta kibazo. Sorry, mwiriwe? Mwiriwe neza. Mukomere. Amakuru ni amahoro. Kandi bwa mbere mbonye muri iki gipangu. Ubu dusigaye tuba muri ya nzu ibanza. Okay, rero kubera hano haba harimo amazu menshi ntabwo mbanza abantu barema ariko ni karibu muri Sanga. Okay. Ni karibu. Buriya muzadusura nta kibazo. Nanjye narinzi. Tumenyane. Yego. Sawa, mufungeho. Yego. Niwe mvuga sinshidikanya yanyujije amaganya. Niwe nyinshi umunsi Allô? Hello. Oui. Waramutse neza Jacqueline. Mwaramutse. Amahoro? Ni amahoro. Twari se yaba yagiye cyangwa ndakangurira mu gitondo? Oya. Baba bagiye mu kazi ntago bahari. Nari ndi mu dusuko two mu rugo. Nari maze iminsi ntakubona. Numva nkumbuye n'akajwi kawe keza rwose. Hoya. Numva cyane rwose. Okay, ubwo sinzi ndakonda. Mwise mumeze mute? Nanjye ndaho ndetse ko mba numva ashaka kukumva cyane kuko kubona byo sigaye mbona wagira ngo wifungiranye hariya mu nzu yawe. Oya mba mara ariko buriya mwaje mwakomangana mba ndimo imbere. Koko se? Mba ndimo imbere nyine no se iki gipangu cyanyu ko nabonye n'abantu baho baba bihugiyeho abandi baba bagiye mu kazi mba nkirimo ngiye nyine irungu riba ryanyishe.
buriya rwose ntabwo mbashaka kwiteranya n'umutware ko akenshi ntabwo menya amasaha yaba hari cyangwa adahari ako buriya munyemereye rwose byaba ari byiza cyane kuba buriya ukuntu mucaho nkabari impumuro yanyu rwose ikasigaramo neza neza ku buryo mba numva nanamukurikira. Yego komana ukaba mushaka se kuza adahari hari ikibazo ze byaterwa n'uko mwabinyemerera rwose uruzi ukuntu uri mwiza rwose koko se erega cyane rwose buriya hari ukuntu buriya kuko nta kuntu nabona nabikubwiramo rwose uri mwiza cyane pe neza mbona yego komana iyo nimeruka kubyumva kera nyine bambwira ko nteye neza kandi mwiza humura ubu ngubu ibyanjye ntabwo bikiri kwa kundi ibyo utumvise ntunyemerera nzabikubwira uzabyumva nzajya ubyumva kenshi reka da tubabarire rero kuba twari tubazindukiye ijwi ryawe hari ukuntu iyo nkuvugishije mpita numva umunsi wanjye ugenze neza. Yego komana yego se cyane urakoze rero reka mbareke mugume mu turimo mwari murimo kandi murakoze no kuba mubashije kumvugisha mu gitondo. oya nta kibazo ntuse ko umpamagaye n'undi nabyutse gusa ngo barimo mvuge neza. murakoze aha mwaramutse neza twararimo se ubu urimo yazindukiye mu kazi. se ko namushaka agasabye byihutirwa ariko nta nimero ze nayo mfite ngo muvugishe. aho uhari none se hari ubutumwa nashaka kumuha ubwo noneho ntacyo naba ngiye twongera gukurikirana nkaza kugaruka nta kibazo. uragiye aka kanya nkumva hari ubutumwa narenje kumugezaho ariko niba adahari nagaruka. wowe wumva buriya umutware n'umufasha baba ari bamwe ukarinjira mu nzu uwo mutegerejeho hari ikibazo abona buriya ari n'ukuntu ugiye kunzimanira da naho ubundi ibyo navugaga wabona ugiye kunzimanira da dore ko karibu muri Isanga kandi isumba mbere ninjye mugambere mufite imfariso muri Isanga uretse uciye aseko wegame ibi bintu ntabwo twabimenyereye jewe dore ni zino zisanzwe zantaye ubuzima gusa dukoresha kabisa ari muri aho ariko muri iyi minsi turaho amakuru ni meza mbese biragenda ntabwo ari amahoro
natwe ariko ejo bundi nagiye kujya gutya mbona mu cyaro bohereje ibishyimbo ngo bahejejeho da ubu ngubu maze imiti ngira ngo muri 3 tudaha ibishyimbo bya miti yego ari ikibazo se ntabwo mwari mwafunze neza abafungire buriya twebwe dukunda abashyitsi nziza ni ukuri buri munsi muhora muza mudusure nibyo se reka buriya abanyarwanda rero bajya bavuga ngo umushyitsi ngo ni umugisha akenshi ngo burangwa no cyakubwira ngo urugo rugendererwa ahubwo urabivuze gusa ko nakurangariye nkibagirwa kuzimanira kaza ndishya gacyayi hariyuzane icyayi n'umugabo w'icyayi ibyo dushoboye n'umugabo akantu gahiye ariko reka mutumire wa mukozi wanjye data akazane tumarane n'amasaha ntabwo ndababwiye buriya na madamu arabizi isukari ntabwo iva mu nzu nta gacyayi nta gakoma ni naho ngaho gutyo ariko uriya mugore ndetse afite umugabo mwiza abandi bana reka buriya baravuga ngo umugabo mwiza ni kwikofi wa muntu dore nk'ubu ngubu umugabo wawe ni umugabo mwiza ufite inzu na ziriya tubamo niwe mugabo buri nawe umugore aba akeneye amafaranga inzu nziza umugore aba akeneye byinshi birenze mbona ukuntu wita ku mugore wawe umuha keya numva ndababaye kuko ibyo bintu sinjya mbibona ibanga rya mbere kumenya kwita ku mugore ngo burya ngo nibwo n'urugo rukomera niko njya numva rero niba naramenya ko kare ngomba kukita none se urumva ni ubwa mbere udusuye ugiye kumpa nimero yawe ubwa mbere ngezemo hano yego ugiye kumpa nimero yawe nimero yanjye se ubundi umugabo wanjye naza ndibuze kubwira ko wamushatse kandi nanjye bumva nk'umuntu nyine umuturanyi najya mubura nkaguhamagara nabi hari igihe yajya ajya ku kazi ntawubwira ukaza tukirirwana hari igihe umukozi wanjye aba adahari umva waza tukirwana hano mu nzu kino kizu nyirirwamo njyenyine ahubwo mwumva yuko bayahari ibyo byaba byiza byo mubwira uti tewe Claudine zana imigati tewe Claudine zana ubucishe mu mugati gutyo nta kintu na kimwe kibuze muri uru rugo uretse nyine ibyishimo nshaka kuzagira ibyishimo se kandi ese hari ikibazo nzajya nguha njyewe nzajya nguha amafaranga aho gakira nimero yawe niko aho se ubwo amenye kumpa amafaranga byagenda afite yabimenya gute se ako ntukaba umwana nk'umugabo yigira buriya abantu baganira ugashiduka rwose wanyereda akanwa buriya ngo ni inyama ngo yigenga none se mwiza ngo ntacyo umpamagara nta kibazo kanyisevingi rero kamutumire uriya mukobwa agiye kukuzanira akantu ko kunywa nagenda nonga icyayi nta kibazo nuko kandi ntimwumvire ntabwo ujya kugutumira akantu gahiye kameze neza nanjye nzana kandi twicare tuganire ubu hari icyo ntakubwiye ikibazo ni ukugira mu rugo mabuja wanjye umugore wanjye azi yuko ntamwizera turahuza we nakubuze naho uri se Shanta nta mahoro Kirumeze utetse ugenda ute wafunze n'ibidesi koko noneho rero wanabisumbanyije ego nicyo umugore biroroshye ntabwo ubizi ukaba uri uwanjye ako bibika mubwira ntabwo wenda hari ukuntu ujya gutya ukaca inyuma nkuca inyuma se ngo bamwiza nkuca inyuma koko kuri pe uzigaho ntekereza ntabwo ujya ubikora se reka da ko nakubajije karori cyabaje gukora ukamakanira kandi mbizi uriya ko yaba uriya muntu bakabonasha nawe waba unsujuguje kweri karori ntawamenya abagore mutamuresha shara
nukuri mama y'Imana uranyura mugabo mwiza rwose haba gusimbura yeba ngunyura rwose uranyura rwose humura buriya ntukajye ubundi n'ujya ugenda niyo wanseka uri umutima uriho ngovuga ati umugore wanjye ngiye umugabo yanyura umugore urugo rugenda neza ku murongo gutya ku murayini uko nagucano no guca hirya gahunda ari gahunda ahubwo mbwira ahubwo kagira inkuru nanyeka ahubwo ngiye mu amakuru noneho yuzuye uri kunyeka ugeze gusubwiza bwanyu niwe wenyine ububona uvuze ubwiza bwawe ntago ari wowe wenyine ububona ariko bivuze ngo abandi kuba babubona ntago ariko ntago bibaho uburenganzira bwo kongera ko biboneye ari niyo mpamvu ngiye guhaye amakuru birakaye ko bifite amakuru meza none se kavuze uba uri mwiza no kubusharinga bihurira ndikubwira yuko abandi babashaka kububona ni ubwawe wenyine nibyo nayo rero ushaka kubirakaza Landlord hano tuba watuba ikisi amazi amana andeshyandeshya ameze nk'umuntu uri kwenta leta ko zasunyibutse we cyakibona ntabwo ari igihese sheri sinzi ukumva bose barwacyo kibi ahora na leta ambwira ngo ndi mwiza ambaza ngo ntabwo uhari n'umugore nabonye afite umugore wabonye afite ubundi twahuriye hariya umugore wabonye afite sawa ntacyo ndabizi ko umugore wabonye afite iza udashirira rasubiza umugore wabonye afite nyine none se ubwo bivuze ngo umugore we arandenze nyine uwo mugore we afite arandenze Landlord dukomeza sibyo shira bizi ndakwemba nose ko ubu niciye mudu wowe ngaho turyohe sibyo arafite ubu se umugore undusha ubwiza hano ni umugore wasi tujya kugura agapomesi akunda ndabizana n'agakombo ceceka nyine mubwire wowe ibyo wari undakaje uko kumva nagira ngo tumupangire ikisi nashobora kumva we tutamubyaza umusaruro mu buryo bumwe cyangwa ubundi muri leta niyegereza twamupangira nyamara ugatekerezaho kwakira twamupangira tukareba ukuntu tumubyaza umusaruro kandi mu buryo bwiza abitekerezaho iki wowe ngo ushete se sheri urebye bwo biretse turabipanga nta kintu cyanzira umugore n'umugabo ahubwo nyemerera tumupangire cyangwa tumupangire we kandi byakumva se ntabwo ari byateza oya njye mfite ukuntu twabikora uri kumva tukabibyumvikana wonge nawe we ntamenye n'ibyo ari byo tukamujugunya mu mutego tugipangire tugipangire ubundi wowe uzi ubwenge ubundi wowe wahisemo neza ubundi rwose wowe iyo gahunda rero tugiye kubishyira mu murongo ntazarabukwa ubwo ni hagati yanjye nawe waramutse neza nanone ja hirya ni ja ntabwo ari ngombwa ikizima ni uko mbyibuka waramutse uteze oya humura rwose aho ngaho ntabwo ari ikibazo uko ngako ni akabazo tuguhita tugakemura ako ngako rwose iminota mike cyane kaba gakemutse wari uri mu rugo wenyine mbega amahirwe ahubwo se waretse nkaza tukaba turi kumwe ko nanjye nari ndi hano mu rugo njyenyine cya kigore cyanjye nanjye ndi hano njyenyine rwose madamu ntawe uhari ntawe uhari rwose buriya niba umutware nawe adahari naza tukaba twiganirira rwose ngo numva ubu muvuga ngo ni ugutera aho abiri
naza tukaba dutera habiri rwose twiganirira nirebera niyo nzobe yawe buriya rwose mba nayikumbuye. Reka cunguze uburyo umwete rwose, reka cunguze uburyo umwete. Reka nyaruke, reka nitegure kashyiremo udukweto. Ni sawa rwose ndaje. Wow. Umva ko noneho nigenje uramaze imisanisha umutwe. Kanjye kumufatira n'umutware w'ataramo. Alo. Just mutima. Be. Karame. Umva kakabwa kaguye mu mutego. Kuja se kandi. Cyanya byose. Umva. Umushibuka uragashibukanye ubu kagiye kuza. Sintere neza se. Umva nyine ba hafi kakarambye ngo karaje. Umva njyewe ndi tayari humura. We ba hafi nyine wowe wituza wube hafi ndakajijisha nyine ututugwaho. Humura rwose icyo ngicyo nanjye ngiye guhita mba ndi hafi cyane rwose. Umva. Amata agiye kubyara amavuta. Kagwaye iminota ingahe se? Karambye ngo karaje ubu gashaka kuba kagira no kuhagera ahubwo banguka wowe ube hafi ni n'ubu. Sawa. Umva se ko ngeze ku rugi nanjye umva ngeze ku rugi. Hafi ni ba hafi ngiye mva mukanya nyine ndamubwenda ndakurya kara nahagera. Sawa itumbi byonyine gusa. Sawa wenda kwa message ahubwo we telefone ifite mu ntoki. Erega nibyo njye mvuga mugore wanjye uzagiza. Ndagwa ka message. Sawa rero sawa. Yego. Sawa raje. Sawa. Ni karibu. Murimo. Ni karibu komeza hano mu cyumba yewe ni hondi. Karibu rwose. Mu cyumba? Hari ikibazo se? Karibu kabisa. Bravo. Neza. Neza. Nikoso. Nega kunurira ko guhobera. Ongera muhoresha. Wika. Nikose. Ibidarubindi biri gutuma ntakureba neza rwose. Burya uri mwiza burya. Buriya rwose. Oya ngwino nacari hano ariko turebane neza. Oya kambanze nkuri ibi bintu mu mufuka. Buriya mbafite ibintu bifumba byinshi byambangamiye rwose. Sana ngufasha. Hari ibindi nta mufungura vraiment. Ngwino konora ahantu heza. Oya ngwino gira hino ariko umuntu uri kunyihunza. Oya. Gira hino. Umuntu hasi wo muntu yamwibonza. Nikose. Yakosogeza ufite we. Yakose. Nikoye. Alo mumboye. Oya frema donc kugukumbura. Hano ngira ngo gituza cyaba ariko nawe rero. Gituza hasi shangira gituza cyaba gushyuha koko. Ikintu gikuremo. Sikese shagira ndaziheruka. Ya mukecuru wanje byaragiye neza ibintu byose bya. Bikada. Sanaho byumye. Segira amatako. Nawe rero. Nikoye. Ngaho. Wowe. Kera rwose.
burya urampanze ni wowe ubiteye ukugira igiti nibwo se bikaba biheruka kera ubwo usigaye ukazira nje straight imodoka y'akazi iranzanye straight ntabwo ntinze nje mpita mpingukira hano cyane rwose ucimbwira ngo ngwino uzi ko ise kugenda mu imbere cyane uzi bishoboka ngo ntasanga uriya mugabo wawe bashika uyacyaya yagiye hase wamukuramo kuramo rwose bigira tugire ducuguze uburyo bwose atagira akaza uregira nyine ku biro n'ibyo ari byo shaka kuza byishimye rwose nawe uri gutuma wamenye urwo binatete buriya ki uretse kwibura kiza ibi ni ibiki ibi ni ibiki ibi ni ibiki Landlord ibi ni ibiki ntiwambwiye ko wafunze none se hano ni he Landlord ndakoza hano ni Shema ibi ni ibiki ibi ni ibiki nahoraga mbivuga iminsi igisambi ibibazo ibi ni ibiki mbona ahangaha kweli Landlord urahitamo hamagara umugore wawe ibintu ni bibiri cyangwa se bitabaye ibyo tube mu nzu yawe imyaka 8 uri kunyumva shaka igisubizo cyawe bitarenze n'iminota 2 wewe watuturandere sinjye utansenye wowe mu bitekerezo bumereza ziba je mbitekerezo nk'icyo wanjijiwe ni ibintu nkoreye uri umwana wo gushukwa wowe ku buryo nzanira umugabo mu buriri basi kamugabo Landlord basi uwa mugabo ndakwinginze do ndagupfuka winginga iki winginga iki urahitamo naguhitishije ngo mpereze igisubizo giro I do everything I can do my life turabo mu nzu ya myaka 8 nta kintu na kimwe tuguhereza utangiye no guhakana urimo urahakana nje mpita mbikwereka kanya okay noneho ntacyo reka guhereke niba uraza ukanahakanira hano mu buriri bwanjye njyewe babe njyewe rwose mbabarira yacutse ukimuraga mbikeka wowe n'uyu nguyu ni gute muragura ibyo bintu njye yacutse ntitaye ngo mba mu nzu yawe ziba tugomba kuba mu myaka 8 utekereze usigaye amasegonda 30 ndakwinginze yego koko nibyo ndanakumva cyane ntacyo ufite icyo gukora uzi n'ikindi Landlord kambayeho we agahuru k'imbwa nincaga muri inzu nza gukora iki bigomba kunyura noneho no mu nyandiko imyaka 8 tukayibamo ntacyo tubaza basi mubabare ndabaha imyaka wakemeye urebe nk'ibintu buri kumbonera wowe uri kubyanga ibikina pati zigiye ibikina pati uje gutegera igihe uvuga na pati zigiye pati ibintu mukoreye si wose bituma amagara unyabahungu ushaka kuza kundeba nibigera kuri madamu aranyica nyine merigere kugusaba bundi ureka gukomeza umurushyi ndavuze ngo karnyemo vuba izi nzu zose nazanditse ndamara imyaka 8 akira ntabwo uri kubona igikorwa kijya mbere ntacyo uri kubona fata agira vuba ariko wagize ndavuze ngo iki ntabwo witsurisha nanjye witsurisha mwandike bahaye iminota 2 baburiranaje ibikize wowe uri kumwe nyaruko kigiye ugize ubona ko unsenyeye nyese unsenyeye urugo
andika rwacu nkoniza nizamba ariko wibagiye igikorwa wakoze umugore wanje uri ikintu uri mu cyumba cyane ubu kuko ntakujyanye muri ribu niho mpamvu wamaze hano ni Ndembabarira basi ndabahindika Ndembabarira basi ziba so nyirabayaza yagiye kujya muri iki cyumba binyuze Nine yanguyeho ngewe basi mumbabarira bivuze ngo icyandika ndandika ngo iki witwa nde amazina yawe ntayo uzi je n'ibyo urabanza amazina yawe wowe nyiri umutungo banza yawe uvuge ku kanaka agiye kumbera mu nzu nyakubahwa batanyishyura urumva njyewe Rukundo Benja yego gira vuba se ngiye kuba mu nzu wewe mpaye inzu yanjye kubw'Imana wumaye mpaye inzu yawe kubw'Imana wumaye gira vuba kwirwaza mu mutwandiro andika mpaye inzu yanjye imyaka 8 kubw'Imana wumaye gira vuba mpaye inzu ya kubw'Imana wumaye iyo myaka yose nta mafaranga azabaneza 8 mu myaka Iyo ku 8 yewe ariko sina muri kubyumva wowe kugira ngo wagize ibyo kubwiye koko yego ndasinya urarangije se ntabwo ari amasezerano nshaka ko dukora hari ayandi se arenze aya n'umugore araza bisinyire araza bisinyire ok nta kibazo sinya asinya nyuma sinya gira vuba sinya wazanye wewe mu asinya mu murabinkoze koko ibigize ngewe iyo myaka nzayiga nta nubwo mbizi n'iyo myaka nzaba ntuye inzu yanjye murayeguka ngewe nasinya inzu yanjye urayitwara ndetse ngewe ni si wowe natunze si wowe ubundi nakubwiye ngo uze hano ukambwira uvuze ngo ikigira vuba nguraje nta n'ikintu zana hano tsinda banza umuhereza sinya yose akira bisinyire nawe gira vuba ariko witwa nde ese wowe wagora sinya hano ntituri kuwa mbere kuwa kabiri tuzabujyana kwa noteri tuzana twigarika abantu uza uzajya mugenda mubunza ubwo bunyuza bwanyu mu mazu y'abandi mwitwaje imitungo mufite ngo nuko nta butunzi dufite zana hano uranyicishije we imbere nawe wowe ufite ibitego vasenye cyongera n'ibyaha gusa ubundi nakubwiye wanzindukiraga ko mwakumubitse umamagara gushaka kuza iwanjye Yes sir. Yego ndabumva. Ubu none hasi? Okay, reka izindi gahunda nari mfite reka mite nzikansoringa. Hari ahandi hantu nari ngiye reka yego. Reka mbyihutishe reka mpite nza none nta kibazo. Okay sir. nyine nuko uko bimeze wakoze kabiri ubutumire bwanjye ariko ntabwo uri kumwe iyo nta kibazo rwose abanyarwanda baravuga ngo ku buzima bwacu akajyandenge sambara ese wari uzi yuko buriya umamagaye neza nagiye buriya nayo mfite safari na madamu niko yarabizwa ntabwo azi ko ndina siko nagiye asiko yagiye ase umugabo wawe azi ko yagiye by'umugabo wanjye by'ubururu nta nubwo nshaka kubyumva umugabo wanjye wamushyize ku ruhande aka kanya n'ibyo nawe
Ubi. Ndizera ko ibyishimo byose atamande bikora. Ahubwo nje wicaye. Oh. Ndabyose. Reka murohereza nta kibazo. Uvunika. I'm here for you. Munsi ndaguha keya. Kozi ibirenge. Iki nshaka gukora iki? It's enough. You ngiye rwose. Ibi ngibi nagatonya ngo mu nyanja. Urangiye ngira keya. Nuko umugabo wanjye nyine atabyitaho. Ari mu kazi yahuze. Ego. Naho ubundi njyewe bajya babivuga gute? Bavuga ngo ni romantique. Okay. So karibu. Nanone muri sanga. Urumva? Umunsi sinjye nawe. Siko mukuru wanje dusugurusha di. Umugore wawe hari byinshi byiza mfite adafite. Amafaranga. Amafaranga gusa urabona n'ibindi byinshi so umugore wawe ateye gutya. Oya ryama umuhana reka. Wacyureka. Cyo. What? No. Nabikubwiye. Stop. Nukuri pe. Stop. Ntabwo uri kumva stop. Ntabwo wambara inkweto. Subiza izo nkweto hasi. Wakumvishe stop. Ndavugana wa mugabo. Ndavuga subiza izo nkweto hasi. Ntabwo uri kumva. Subiza izo nkweto. Nta kintu twakoze maze. Si ndabona ikintu na kimwe wikoraho. Yes. Madame. Madame. Ikari. Stop. Nakumva. Just one night. You brought another man in my own house. Nukuri pe. Nanjye nibyo usanze ndi kwibaza. Ntuze kumbebeza hano. Intebe zabaye ntoya mu nzu yanjye. Sorry. Ibyo bintu biri gukora. Washatse ikintu mu ntoki. Uranyegera ndakumena umutwe. Sorry. Leave me alone. I don't want to touch you. Asundi. Secretary. Baby. Wait. Ntabikubwiye. Nk'ukuri ko Imana yamaze amasaha 3 ndimo ndamwinginga mubwira uti ibi bintu ntabwo ari byo. Mubwira uti muri iyi nzu. Hano ndebe. Okay. Ngaho mfata unsohoremo hano. Mfata Nimitabaye ibyo ngibyo ubwo nyine nari buryo bw'ubutaha. Waretse nkagenda. Nta n'ikintu n'ukuri twakoze pe. Simba nawe.
Gusa ntabwo wowe wabifunguye. Wowe Iwe wowe kuri niwe. Baby, please. I'm begging. no I'm begging. Nese mu nzu yawe wanyimye umwanya. Igihe cyose uhora mu kazi uba ubona nagukumbuye wowe. Basi so. Aretse nkigendera. urengeje Bisa ntabwo nawe madamu wawe. Okay, basi mureka genda. Yego. Please. Arandetse. aza kunkururira kugukorera ikintu kibi hano Hamubwiye akandika wowe. Baby, mureka genda. Basi tubiganireho. Nikoze wowe. Reka ngende musigare mubivugana kandi byose ni ukwido uragusobanurira uranyuruka ukagenda njyewe usigara gusobanurira n'udo umubwire subiza ukuntu byatangiye umubwire reka kubwire mvuze gute reka kuvuze mvuze gute Mbe wamureka kukagenda. Nese biragenda gute ko wandeka. biragenda bite ngaho ugenda kumfunga sawa byose wabikoze wabipanze sibyo wabikoze wabipanze wabitekereje ufite n'impamvu yabyo watumye ubikora ikintu cyose kigira igiciro singiye impeta yawe uri kuyibona ndayambaye dore yayikuyemo buri kintu cyose kigira uribuka Ikizi. ngarandetse ntare nta kibazo Sesheri. reka nkitahira nkigira mu rugo rwanjye niba usanze aha ngaha icara hano Sesheri uko wumva Chantal ari kutwumva koko urabona atari hano hafi mu gikoni waretse wo gukareka tukareka kwiteza Can you abantu. shut up stupid no sense twere kwiteza abantu turaza kubikemura Chantal ibi ngibi wabikora gobe yuko ari mu nzara Ariko basi mureka genda. shaka ikintu kimwe kugira ngo mureke genda shaka ikintu iki kimwe mfite igitekerezo urabona nari ndi ku mugore wawe nyine yari yanshutse hano madamu ubona ni mwiza nose madamu yawe ntabwo ari mwiza sibyo bata nta magambo menshi nkeneye nyine namubwira akaza mukaba muganira nganira nande se na madamu nyine akaza njyewe nkagenda wowe ugasigara mu Kuvuga amahovu ziba nawe ski urugero kuvuga ni iki nta kintu ufite nta n'icyo ufite nta n'icyo uri cy'ubunona ntabwo akabona kandi sinanakurenganya musanzi wanjye ndanakurenganya bamba bivuga nukuri nta nubwo wandenganya reka ngende basi n'umwe si ibyo se you know what ngiye kuguca ikintu kimwe gusa usohokera mu tugende umugore azafasha kugitanga kubitiramo azi ibyo wowe kuvuga ni iwawe ndagukubitiramo hano nta bibazo ushaka nkugira natuje ngabwira hatuje ko basi ndeke nge ndamata namenya ko ndahagara ndahamya neza ko iki kintu ngiye kukwaka ntabwo uri bukibure ubwo nukibura urahitamo kukibona cyangwa kubura ubuzima bwawe natuje ujya kugera mu bintu bingana gutya wowe uri ko ntushuriza biroroshye
shaka igiceri cy'ijana cyonyine igiceri cy'ijana nicyo kirungu uciye cy'icyaha ukoze igiceri cy'ijana cy'ijana nicyo nagusabye ijana ufite njye singize igiceri gusa njye ngenda n'umugabo igiceri cy'ijana ufite ndabyo ufite niba urakimase n'ijye bakikwatse Get out of my house. umubwire Hurry up. Hanyuma rero nk'umugore mwiza kandi nikundira reka mbyemere kuko byose ari njyewe bigutera sibyo reka mbyemere kakira kukimpaye fata nyine kukimpaye